nongeye kukwishimira cyane nkwifuriza amahoro y'Imana. Iyi ni Trust and Obey channel, njyewe ndi Musoni Flavier. Twongeye kuguha ikaze cyane muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana amagambo akomeye afite insanganyamatsiko ivuga ngo igihe cyo kwiyoberanya no kwitiza umwambaro w'idini. Igihe cyo kwiyoberanya no kwitiza umwambaro w'idini. Reka dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kunezezwa cyane n'uburyo utwitaho, ukaturinda, ukaduha ibikenerwa byose, agakiza kacu kakaba gahangayikishije ijuru ryose. Uduhe kugira ngo natwe tumenye agaciro k'agakiza kacu, kandi umwuka wera abane natwe muri uyu mwanya tugiye kwiga ibyanditswe byera. Ngaho rero ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dutakobwa icyo watugeneye, ibiganza byacu byo kwizera ntibiramburwe ngo bigende byakira amasezerano watugeneye, icyo kintu kigizweyo. Ariko ibyatuma twazaboneka iwawe, ibyazatuma twazahagarara tudatsinzwe kuri urya munsi, ibyabasha gutuma imbere yacu ibihe bihari tubicamo duhagaze twemye kuko ari wowe utwemesheje, ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire iki cyigisho ni icyigisho gikomeye. Igihe cyo kwiyoberanya no kwitiza umwambaro w'idini. Aya magambo arakomeye. Reka twinjire muri Bibiliya mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 18, duhere ku murongo 28. Batubwira igitekerezo cy'umwami w'Abisiraheli n'umwami w'Abayuda, uburyo bagiye gahunda yo kujya gutabara. Ariko mu by'ukuri hano hari tekinike yakoreshejwe bigaragaza yuko iyi tekinike Satani nawe azayikoresha muri iki gihe cyacu cy'iminsi imperuka. Murongo 28, bukeye umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati umwami w'Abayuda barazamuka baterera moti Galeyadi. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati, ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abisiraheli ariyoberanya bajya mu rugamba. Kandi ubwo umwami w'Isiraheli yarategetse abatware b'amagare ye ati, ntimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisiraheli wenyine. Itegeko ryari ryatanzwe yuko bahiga umwami w'Abisiraheli. Uyu mwami w'Abisiraheli yari Ahabu, ariko yari ajyanye ku rugamba na Yehoshafati. Ahabu arangije aravuga ati, rero reka tujyane na Yehoshafati, niyoberanye no kugaragara yuko ndi umwami, niyoberanye no kwambara imyenda ya cyaminse n'umusirikare, ahubwo Yehoshafati aba ari usa n'umusirikare wenyine ku rugamba. Kubw'ibyo urugamba niruza kuba rukomeye, bari bwirukankana Yehoshafati mbona uburyo nkira. Yari tekinike y'urugamba. Noneho rero ikintu gikomeye ngiki, umurongo wa 32, abatware b'amagare babonye ko umurongo wa 31, nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati baravuga bati, nguriye umwami w'Abisiraheli. Nicyo cyatumye bayerekeza bakebereza aho bajya kumurwanya. Maze Yehoshafati arataka, Uwiteka aramutabara, Imana ibatera kumuvaho. Abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisiraheli barakimirana, barorera kumukurikira. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kigaragara ngiki, iyi ari tekinike yuko Ahabu yashakaga kujya ku rugamba, abanzi be ntibamenye ko ahari, ariko mu by'ukuri baza no kumumerera nabi, bamukurikirana bakaza gukurikirana undi, kuko bagombaga gukurikira uwambaye, utambaye imyambaro bakaba ari we bagira. Rero nshuti zanjye, ubu buryo n'uyu munsi wa none burakomeye, bukoreshwa muri no ntambara, aho Satani ajya yiha ipica inyuranye nuko abantu babitekerezaga. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 28, umurongo wa 8, Bibiliya igaragaza yuko Sawuli yahuye n'ikibazo cyane, kuko Sawuli igihe yari agiye kuraguza nk'umwami wari warimikishijwe amavuta, byamusabye nawe kwiyoberanya. Umurongo wa 8, nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho, unzurira uwo nkubwira.
yiyambuye imyenda y'ubwami, arangije yiyambika imyenda isanzwe kugira ngo ajye kuraguza, ajye gushikisha. Rero nshuti zanjye, kwiyoberanya ni ikintu gikomeye cyabayeho, kandi kuri aya masoza y'isi kwiyoberanya kwa Satani n'imikorere ye bizaba biri mu rwego rwo hejuru. Maraki 2:16 Bibiliya iravuga ngo kuko nanga gusenda, ni ku Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga, nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we. Mu magambo make, umuntu ufite urugomo akarutwikiriza umwambaro we, Imana imwanga urunuka, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Iri ni ihame ry'Imana, yuko Imana yanga umuntu wese ufata urugomo akarutwikiriza undi mwenda. Ese muri no minsi birashoboka yuko urugomo ruzatwikirizwa umwambaro wo gukiranuka? Urugomo, ubupagani buzatwikirizwa umwambaro w'ubukristo? Yego rwose. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11:14 Bibiliya iravuga ngo kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Mu magambo make, uko twatojwe Satani nuko twatekerezaga ari, Satani yavuguruye imitego, avugurura isura ye, avugurura amapica, avugurura n'imikorere ye, ku buryo abantu benshi batazamumenya muri iki gihe gisoza amateka y'isi turimo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Magambo make, twari tumenyere ko abakozi ba Satani bari abapfumu bajugunyaga, abakozi ba Satani bari abarozi, abakozi ba Satani bari abicanyi, bari abantu babasambanyi ruharwa b'indaya n'iki. Ariko uyu munsi wa none ibintu byarahindutse. Tugeze mu gihe abakozi ba Satani bigize nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Kugabura ibyo gukiranuka bivuze ngo iki? Barimo barakorera mu madini, barimo baratanga ibyo kwizera, barimo barabwira abantu uko bizera, barimo barabwira abantu uko basoma Bibiliya, barimo barabwira abantu uko basenga. Mbega uburyo Satani yamaze guhindura umwambaro we. Nuko rero mu gitabo cy'umugenzi volume ya 1 page 130 tubabwirwa igitekerezo cy'uburyo mu Kristo yari arimo kugenda, barangije bahura n'ikibazo gikomeye. Nuko bakomeza inzira, nta bwenge arabakurikira, bagera mu mayira abiri, aho indi nzira ihurira n'iyabo, igenda ibangikanye n'iyabo, bayoberwa iyo bari bucemo, kuko zombi zari ziromboreje imbere yabo, bahagarikwa no kujya inama. Mbibutse yuko nshuti yanjye, imbere hano inzira zigiye kubyara amahari, hagiye kuboneka inzira ebyiri, kandi guhitamo bizagora abantu. Hari inzira isi irimo gutunganya izakingurira abantu imibereho, hakaba n'inzira ifunganye. Nshuti yanjye, ujya ugera mu mayira abiri ukabura icyo ukora. Reka dukomeze dusome. Bagitekereza iby'inzira, haza umuntu wirabura wambaye umwenda wera. Haje umuntu wirabura wambaye umwenda wera, asanga bahagaze mu mayira abiri, nk'ikimenyetso cyerekana ko batazi kumenya gutandukanya indyo n'imoso. Wa muntu arabasanga, ababaza ikibahagaritse, baramusubiza bati, turajya mu rurembo rwo mu ijuru, none muri izo nzira zombi ntituzi izatugezayo. Arangije arababwira ati, nimunkurikire kuko nanjye ariho njya. Nuko baramukurikira, baca mu nzira yari ihuye n'iyabo, igenda izengurukaho hatoya, nyuma ituma batera umugongo ururembo bashakaga kujyamo. Abantu barimo kugera mu mayira abiri bakabura icyo bahitamo kuko batimenyereje ibyanditswe byera. Byanga byakunda bazahura n'ubuyobe bukomeye, kandi bazisanga uko bagenda bazenguruka, bazareba inyuma basange bamaze gutera umugongo ururembo bashakaga kujyamo. Aba bantu bakomeza kumukurikira, hanyuma abageza mu kigoyi batabizi, kibabohaboha bombi, babura icyo bakora. Uwo mwanya umwenda wera uva mu mugongo wa muntu wirabura uragwa, maze bamenya aho bari. Mu magambo make, ngubu ubuyobe bugiye kubaho rero. Hagiye kubaho kwiyoberanya no kwiyambika umwambaro w'idini, ku buryo bizatuma abantu benshi bazisanga barateye umugongo ururembo rwera. Rero nshuti zanjye, iki kiravuze ngo iki rero? Isi igiye kutugeza mu mayira abiri, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nujya guca iburyo cyangwa ibumoso, uzumva ijwi rikubwira ngo ngiyi nzira bari yunyuramo. Ariko Satani yiteguye gutegera abantu mu gukekeranya no mu kudafata umwanzuro. Nambara ikomeye page 170. Aya magambo ndayakunda cyane. Haranditse ngo iyo wababonaga aba bantu bagiye kutubwira ni abajesuite, kugira ngo bigarurire isi nibarangiza basenye ubuprotestani, byabasabye kwiyambika umwambaro w'ubukristo, umwambaro wo gukiranuka. Mutega amatwi uko babigenje kugira ngo basenye ubuprotestani bwari bwazengereje kiliziya.
iyo wababonaga nk'abagize uwo muryango wabo, babaga bambaye umwambaro w'ubutungane, bagasura abari muri gereza ndetse no mu bitaro, bakita ku barwayi n'abakene, bakavuga ko batandukanye n'iby'isi, kandi bakitwaza izina rizira inenge rya Yesu wajyaga hirya no hino akora ibyiza. Mutega amatwi, nguko uko bari bameze. Iyo shusho y'inyuma y'ubuziranenge akenshi yabaga ihishwemo imigambi mibi kandi y'ubwicanyi. Mu magambo make, inyuma wababonaga ari abantu barimo kujya kwa muganga, barimo gufasha imfubyi, abapfakazi n'ibiki, umwambaro w'ubutungane n'iki, ariko mimbere hari hihishwemo imigambi mibisha kandi y'ubwicanyi. Abaprotestani ntibabimenye, kandi n'uyu munsi wa none ubu bucakura buracyakoreshwa. Ihame ry'ingenzi ryagenderwagaho ryari uko iyo umusozo mwiza ugezweho, inzira zanyuzwemo ntacyo zitwaye. Rero nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye cyane, kandi n'uyu munsi wa none ubu protestani ntabwo buzarokoka iyi systeme. Abayezuwiti bakwirakwiriye mu Burayi mu buryo bwihuse, kandi aho bajyaga hose ubupapa bwarabyukaga. N'uyu munsi wa none kugira ngo ubupapa bwongere bubyuke, aba bayezuwiti barimo barajya mu bihugu bitandukanye. Nimurebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu bamaze kuyigarurira, ntabwo kikiri igihugu cy'ubuprotestani. Nshuti zanjye, mu ntambara ikomeye paje 179, iki gitabo cyagaragaje nanone yuko hagiye haboneka abantu binjira mu madini baza, ariko mu by'ukuri bafite indi migambi yihishe inyuma. Amadini aragenda arabakira y'ubuprotestani, barababatiza, babaha imyanya y'ubuyobozi, ariko mu by'ukuri bafite umwambaro w'idini biyambitse, bafite ikindi bagendereye. Kwitirirwa idini runaka byahindutse rusange mu isi. Abayobozi, abanyapolitike, abacamanza, abaganga n'abacuruzi bayoboka itorero runaka ari uburyo bwo gushaka icyubahiro no kwiringirwa n'abantu no kugera ku nyungu zabo bwite z'iby'isi. Uko niko bagerageza guhisha ibyo bakora bidatunganye, bakabitwikiriza umwenda w'ubukristo. Mu magambo make, ni bande batubwiye batwikiriza umwenda w'ubukristo ibikorwa byabo bidatunganye? Hano barimo baravuga yuko abambere ni abayobozi b'amadini batandukanye, abakabiri ni abanyapolitike, abagatatu ni abacamanza, abakane ni abaganga, abagatanu ni abacuruzi. Abo bantu ni abantu barimo kuyoboka idini, rikabakira, rikanabasengera, rikabaha ubushobozi n'ibiki byose, ariko mu by'ukuri baba bafite ibibi runaka bakoraga. Muzabibona muri za Amerika, muzabibona mu bihugu by'i Burayi, baba bafite ibibi bakoraga, ariko bakavuga bati reka dutwikirizeho umwenda w'ubukristo kugira ngo abantu batatubone uko turi. Amatorero menshi iyo ashyigikiwe n'ubukungu n'ubushobozi by'abo bantu rero babatijwe, nyamara bagamije inyungu z'isi, ashakashakana umwete kuba ibyamamare no gufashwa. Byanga byakunda, umuvugabutumwa ufite impano yo kunezeza abayoboke no kubakurura ahembwa umushahara munini. Mu bibwirizwa agomba kubwiriza, ntagomba kwamagana ibyaha rusange biri mu bantu, ahubwo amagambo ye agomba kuba asize umunyu kandi aryoheye amatwi y'abakunda ibigezweho. Muri ubwo buryo abanyabyaha bakunda ibigezweho bandikwa mu bitabo by'itorero, kandi ibyaha bigezweho bigatwikirwa umwenda wo kwigira intungane. Ibyaha bigezweho bitwikirirwa umwenda wo kwigira intungane. Umuntu ukaba wamubona mu nzu zibyinirwamo yambaye ubusa, ariko ajya kubona ukabona nanone yaje no gusenga, kandi mu idini aremewe. Ngiki ikintu gikomeye. Nshuti zanjye, Satani yahinduye uburyo. Reka tujye mu gitabo nkunda cyane cyitwa Kwitegura akaga gaheruka, ni icyigisho cya 5. Kwitegura akaga gaheruka, hari amagambo muri ku kagingo kitwa amakangura kinyoma y'amadini. Mutega amatwi uburyo Satani nawe agiye kuzihindura umukristo, bitewe nuko azi yuko abakristo benshi bamaze gucanganukirwa, kandi mu bukristo ariho agomba gukorera ngo abyaze umusaruro igihe cye. Haracyari abigishwa nyakuri b'umukiza muri ayo matorero, amen. Mu madini atandukanye haracyarimo abantu beza babigishwa ba Yesu. Nubwo ayo madini yaguye bikabije mu kwizera no mu gukiranuka, nicyo gituma mbere yuko ibihano by'Imana bisukwa ku isi, hazaba hikangura mu bwoko bw'Imana ryo gukiranuka kwa mbere, ku buryo butigeze kuba uhereye mu gihe cy'intumwa. Imana izaha abana bayo umwuka n'ububasha byo mu ijuru. Ubwo nibwo abantu benshi bazasohoka muri ayo matorero, aho gukunda
gukunda iby'isi byasimbuye gukunda Imana hamwe n'ijambo ryayo. Abenshi mu bapasitoro n'abizera bazakirana umunezero kuri Imana yamamaje mu gihe nk'iki, kugira ngo yitegurire ubwoko bwayo kugaruka kwa Kristo, kugira ngo azitire uwo murimo rero Imana izaba irimo gukora mu madini yo hanze, kugira ngo Satani azitire umurimo w'ububyutse Imana izaba irimo kubyutsa abantu ibakura mu madini yayobye ibazana mu itorero ry'ukuri. Umwanzi w'imitima kugira ngo arwanye uwo murimo, umwanzi w'imitima yigana rwihishwa ibinyuranye n'ibyo, agaragaza ko umugisha w'Imana wasakajwe mu matorero yayobye. Satani azazanamo ikintu gisa no gushyuha, azazanamo ikintu gisa naho ubukristo bwinshi, azazanamo ikintu gisa naho abo bantu ari abantu b'Imana cyane. Noneho ikizakurikira ni ikihe? Abantu bo mu itorero ry'ukuri bazitegereza abantu bari muri ariya matorero yayobye, babone nibo bafite umugisha, babone nibo bantu bahinduka bigakunda, nibo bantu b'Imana, nibo bantu baririmba atari indyarya, nibo bantu babwiriza ibibwirizwa byiza, nibo bantu bafite ukuri, nibo bantu bageze gute. Satani azereka itorero ry'ukuri ko nta kintu rifite. Narangiza rero amakangura akomeye azasa naho abayeho muri ayo madini nyine yayobye, kandi benshi bazitirira Imana ibintu bihebuje bikomoka ku wundi mwuka. Umwuka wa Satani uzakora ibitangaza bikomeye mu madini yo hanze, mu madini yayobye, ariko ibyo bintu bizitirirwa umwuka w'Imana. Satani azagerageza gukwiza imigambi ye mu bukristo yiyoberanyije mu ikanzu y'idini. Mutega amatwi, Satani ntabwo azaba agikorera mu bintu by'ibyihebe, mu bintu by'iki, ahubwo igihe kizagera Satani akorere mu bukristo yiyoberanyije mu ikanzu y'idini. Kwiyoberanya uyu munsi wa none kurahari, yego rwose. Mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose paje ya 414 Bibiliya igaragaza uburyo abafarisayo bari bameze, bakoreshaga ububasha bwabo ku bantu maze ibi bakabyuririraho kugira ngo bagere ku byo bifuza. Aba bafarisayo bireherezagaho abapfakazi b'abanyabuntu kubwo kubaremamo icyizere, maze bakabumvisha ko ibyo batunze bakwiriye kubyegurira umurimo w'Imana. Iyo bamaraga kubaha ubutunzi bwabo, abo bafarisayo b'indyarya baragendaga bakabukoresha mu nyungu zabo kugira ngo bahishe ayo makosa rero yabo. Bajyagaho abantu bateraniye maze bagasenga amasengesho y'urudaca kandi bakerekana ko ari abanyampuhwe. Abafarisayo bari indyarya, baragendaga bagashuka abantu bakabaha ibintu, barangiza bakabitwara. Bagaragarizaga abapfakazi yuko ari abantu babitayeho cyane, ndetse iyo bamaraga kubaha ibintu baragendaga bakajya gusengera mu mihanda no mu maguriro kugira ngo abantu babone ko ari abantu beza kandi b'abanyampuhwe. Kristo yavuze ko ubu buryarya bwabazanira kurimbuka gukomeye. Uyu muburo nanone uyu munsi urabwirwa abantu benshi bo muri iki gihe cyacu biyerekana nk'intungane. N'uyu munsi wa none abafarisayo barahari, abantu bashaka ko abantu babareba nk'abantu b'Imana kandi mu by'ukuri ari abantu b'abagome. Akakwereka yuko ari umuntu w'Imana, nyamara yaguca inyuma agasambana n'umugore wawe, yashaka uburyo yakugambanira iseta bakayigutwara. Ashobora gushaka uko akugambanira mu idini ugahura n'ikibazo. Ashobora kukwereka yuko ari we nshuti magara, nyamara ubuzima bwawe bufite mu biganza kandi rushaka kuguhitana. Yesu yavuze rero yuko uko biyerekana atari ko bari. Imibereho yabo bafarisayo yuzuye inarijye n'ubugugu, nyamara ibyo bakabitwikiriza umwambaro wo kubonera, maze bigatuma bashuka abandi bantu. N'uyu munsi wa none birahari, ariko ntibashobora kubeshya Imana, kuko Imana ireba ibyihishe mu mutima kandi izacira buri wese urubanza ikurikije ibyo yakoze. Wifuzwa ibihe byose paje 415. Rero nshuti yanjye, iki ni ikintu gikomeye. Ubufarisayo burahari kandi mo buragenda bukura, aho abantu barushaho kugaragaza ko babaye abantu b'Imana, babaye abantu beza, nyamara aribwo babaye babi. Reka twihuta turebe mu bifuzwe byose paje 498 mu rukiko rwo kwa Pilato byagenze gute. Reka turebe muri icyo gihe Abaroma bari bafite imfungwa yitwa Baraba. Reka turebe Baraba uko yari ameze. Kandi uyu Baraba yari yarakatiwe urwo gupfa. Uwo Baraba yari yarabeshye ko ari Mesiya. Baraba yari yarabeshya abantu ko ari Mesiya, yabwiraga abantu ko afite ubushobozi bwo guhindura isi igahinduka nshya n'ibiyirimo byose. Yari yarasezeraniye abantu ko n'isi yayihindura. Baraba kandi yakoreshwaga na Satani, maze akavuga yuko yari afite uburenganzira bwo kwiba, kandi yuko ibyo yibaga ndetse akambura n'abantu byahindukaga ibye.
akoreshejwe na Satani yari yarakoze ibintu by'agatangaza, maze agira abayoboke benshi, kandi abahamagarira kwigomeka ku butegetsi bw'Abaroma, yitwikiriye umwambaro w'idini, ariko akarangwa n'ubugizi bwa nabi, ubujura ndetse no kwigomeka. Mu magambo make, Baraba, impamvu Pilato yamuzanye, buriya Baraba yari ari kuri standard zijya guhuza n'iza Yesu. Ibi mwari mubizi. Mu magambo make, Pilato yazanye Baraba amuhagarika iruhande rwa Yesu kugira ngo amahitamo aze kuba aremereye. Kubera iki? Kubera yuko Baraba, icya mbere, yari yarabeshye ko nawe ari Mesiya, Yesu nawe yavugaga ko ari Mesiya. Baraba yari yaravuze ko afite ubushobozi bwo guhindura isi. Yesu yari yaravuze yuko azatuma isi ihinduka, ariko isi yavugaga ni isi y'ahazaza. Baraba yakoreshwaga na Satani, Yesu nawe bamubeshyeraga yuko akoreshwa na Satani. Baraba yari yarakoreshwe na Satani agakora ibintu by'ibitangaza, maze bituma agira n'abayoboke. Mu magambo make, Baraba nawe yari afite abigishwa, kandi Baraba yari yarihishe mu mwambaro w'idini, arangije abona abantu bazamufasha guhirika ingoma y'Abaroma. Rero uyu munsi wa none nagira mbabwire, kwisha mu mwambaro w'idini bizakomeza gukoreshwa. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje cyane. Mu wifuzwe byose paje 517 akagingo ka 3 baranditse ngo igihe Yesu yapfaga nibwo kamere ya Satani yagaragaye neza, yagaragariye neza abamarayika hamwe n'andi masi ataracumuye. Umuhakanyi w'ikirenga yiyambitse umwambaro w'ubuhendanyi ku buryo ibiremwa bitacumuye bitari byarashoboye gusobanukirwa neza n'imikorere ye. Ntabwo bari baramenye neza imiterere yo kwigomeka kwe. Aya magambo arakomeye. Mu magambo make, ku musaraba nibwo Satani yagaragaye uko ari, kuko Satani yiyambuye umwambaro yari yariyambitse no mu ijuru, kuko n'abamarayika batacumuye byari byarabacanze rwose kumenya ubuhendanyi, kumenya ikintu cyihishe inyuma ya plani ya Satani. Mbega uburyo uyu munsi wa none ubu bucakura, nshuti zanjye, ubucakura, kwiyambika umwambaro w'idini n'iki, Satani arabyiyambitse muri iki gihe gikomeye. Mu igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 79, igitabo kiri soft, baranditse ngo muri iyi minsi y'ubuyobe umuntu wese ushikamye mu kuri azarwanirira ukwizera kwahawe intore z'Imana. Muri iyi minsi yuzuye ubuyobe umuntu wese ushikamye mu kuri azarwanirira ukwizera kwahawe intore z'Imana. Hazagaragara ibinyoma by'uburyo bwose buri mu mikorere y'amayobera ya Satani. Ushobora kuzayobya n'intore bibaye bishobotse, akaziteshura ku kuri. Hazabaho ubwenge bw'abantu bugomba kurwanywa, abantu b'intiti bigisha amategeko y'Imana nyamara abo ubwabo batayumvira nk'uko abafarisayo bari bameze. Aba bantu bazaboneka. Hazabaho ubujiji n'ubupfapfa bw'abantu bigomba kurwanywa, biri mu nyigisho zidafite ireme, zitwikiriye umwambaro mushya kandi mwiza cyane. Ni inyigisho zizaba zigoye kurwanywa, kubera ko nta gushyira mu gaciro kuzirimo. Mu magambo make, mu gihe tuzaba tugeze ku musozo, itorero rizageragezwa n'inyigisho zizaba zigoye kurwanywa, kubera ko izi nyigisho zizaba ari inyigisho zuzuye ubujiji bw'ubupfapfa, ariko nanone izi nyigisho zizaba ziyambitse umwambaro mushya kandi mwiza cyane. Mu magambo make, tugiye kugeragezwa n'inyigisho z'ubuyobe ariko zambaye umwenda mushya, bivuze ngo ziswe ububyutse, inyigisho ziswe yuko zifite icyo zije kumarira abantu, kandi zizagaragaza yuko barimo kuziyoboka barimo kuba beza cyane. Kubw'ibyo rero zizaba zigoye kurwanywa, kubera yuko zizaba zidashyira mu gaciro. Nshuti zanjye, reka mbabwire yuko aya magambo arakomeye. Mu kuvuga ngo ibintu byakomeye. Itangiriro 27:21 hatubwira igihe Isaka yiyoberanyaga, Yakobo yiyoberanyaga, Isaka ntabashe kumutandukanya na Esawu. Ngiki kigiye kuba ubwo Esawu n'ubu Yakobo kubitandukanya bigiye kugorana. Umurongo wa 21, Isaka abwira Yakobo ati, mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo ukorakore menye yuko uri umwana wanjye. Bari bamaze kumutekera ibiryo babizanye. Yakobo yagombaga gutanga umugisha, ariko mu by'ukuri Isaka yagombaga gutanga umugisha, ariko mu by'ukuri ntabwo yashakaga ibimenyetso biranga agomba kuha. Arangije menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa ko atari we. Umurongo wa 22, Yakobo yegera Isaka ise
aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu nuko amuhesha umugisha aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko Yakobo yagize amakenga mu by'ukuri ijwi ryari irya Yakobo ariko Yakobo yari yiyambitse uruhu ku buryo ibikonjo byari ibya Yakobo ariko mu by'ukuri yashyizeho ibintu byo kugira ngo bagire ngo ni Esawu. Mbega uburyo ibintu nk'ibyo bigiye kuba. Ibyahishuwe 13:11 hatubwira inyamaswa ivuye mu gitaka. Bibiliya ikavuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Imbere yacu leta zunze ubumwe za Amerika zifite uruhare rukomeye cyane mu buhanuzi bugiye gusohora, zigiye kuvuga nk'ikiyoka ariko abantu barebera kure binjiji babona amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Mwibuke yuko amadini menshi dusengamo niho yaturutse. Umudendezo w'umutimanama n'umudendezo wo gusenga niho byaturutse, ariko bigiye kurangira ivuze nk'ikiyoka. Mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe page ya 429, Daniel n'ibyahishuwe page ya 400 kuri page ya 429, aya magambo arakomeye cyane. Page 429 muri iki gitabo ndifuza gusoma aya magambo. Page 429 barimo gusobanura neza ibigendanye n'amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Ese amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama bisobanura iki? Hano banditse ikintu gikomeye. Baranditse ngo muri uyu mugabane w'insanganyamatsiko tugezeho turacyahabona igihamya cy'uko iki kimenyetso cyerekana leta z'ubumwe za Amerika mu kugaragaza ubu butegetsi. Yohana yaravuze ati yari ifite amahembe abiri ameze nk'ay'umwana w'intama. Amahembe y'umwana w'intama yerekana ubusore, ubuziranenge ndetse n'ubugwaneza. Ubwo leta z'ubumwe za Amerika rero ari ubutegetsi bwerekanwa n'ikimenyetso kivuga nk'ikiyoka. Ibi bintu bisobanura iki rero? Bakomeje basobanura neza yuko iki kintu kuvuga nk'ikiyoka bisobanura iki. Hano banditse amagambo akomeye agaragara. Noneho ubwo tumaze kwerekana leta z'ubumwe za Amerika nk'ubutegetsi bushushanywa n'inyamaswa ifite amahembe abiri, dushobora gukomeza tudatinya kandi nta rwikekwe dufite ku byerekeye inzira iryo shyanga ryanyuzemo nk'uko byerekanwe neza mu buhanuzi bwabwo. Mu kugenza dutyo nimureke twongere turebe ukuntu ikiyoka, inyamaswa ya mbere muri eshatu zigize uru rukurikirane rwa gihanuzi turimo, cyarenganyije itorero ry'Imana. Kuri uru rwego tugezeho nimutwemerere tuvuge kubibabaje kubona uburyo ishyanga ryahagurutse ari irinyamahoro kandi rifite intego yo kwimakaza amahame y'ubutegetsi nk'ariya, hanyuma rikaza gufata kamere y'inyamaswa zaribanjirije maze kugenza bityo rikamanuka kugeza ubwo rikora umurimo wo kurenganya ubwoko bw'Imana. Hano rero baranditse ngo ubwo leta zunze ubumwe za Amerika ari ubutegetsi bwerekanwa n'ikimenyetso kivuga nk'ikiyoka, ikizakurikiraho nuko izemeza amategeko afuditse kandi akandamiza yibasiye imyizerere n'imigenzereze mu by'idini ku baturage bayo kugira ngo yitwe koko ubutegetsi butoteza. Mu magambo make ikigiye gukurikiraho kuri leta z'ubumwe za Amerika nuko wa mwambaro kuvuga nk'intama byari bihari, leta z'ubumwe za Amerika igiye kubireka noneho ivuge kumera nk'umwana w'intama. Igiye kubireka nirangiza noneho ivuge nk'ikiyoka. Ikigiye kuba ni iki rero? Hagiye gukurikiraho kwemeza amategeko afuditse akandamiza kandi yibasiriye imyizerere n'imigenzereze mu by'idini. Ngiki kintu gikomeye hagati yo kuvaho k'ubuyobozi bwa Trump no kujyaho k'uyu muyobozi mushyashya witwa Joe Biden. Harimo iki kintu Amerika yajyaga igaragara cyane ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko byarangiye igiye kwerura ivuge nk'ikiyoka. Reka nkwereke kuri screen yawe yirebe. Urabona urutonde rw'abaperezida ba leta zunze ubumwe za Amerika, bose bagiye bitiza umwenda w'idini kugira ngo bayobore Amerika kandi bayobore abaturage bayo kandi bayobore isi bayibeshyabeshye. Urugero, nureba abaperezida benshi babaye Episcopalian, abandi baperezida bagiye bavuga yuko ari abapresbyterienne kugira ngo bayobore, abandi bahindutse ababatista. Urugero nka Clinton yavuze yuko ari umubatista kugira ngo ayobore kandi isi mukurikire. Hari abandi bagiye bayobora, ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uyu Trump na Obama bo bavuze yuko ari abakristo badafite idini runaka barimo. Abamethodiste, W. Bush yavuze ko ari umumethodiste. Aba bagabo bagiye bavuga ibintu byinshi.
ariko reka twibaze uyu munsi wa none umugabo witwa Kennedy wayoboye Amerika n'uyu muperezida mushyashya witwa Biden nibo beruye ku mugaragaro yuko ari abagatulika. Rero nshuti zanjye nimubireba kuri screen zanyu ubu muri umuperezida wese nicyo yavuze ari cyo ngiki, ariko mu by'ukuri aba bantu bose bagiye babikora kugira ngo babone amajwi, babone uburyo batorwa kandi babone uburyo bayobora ibindi bihugu bya gikirisitu, babiyobore mu buryo bw'amayeri batazi. Rero nshuti zanjye ibi bintu birihutirwa cyane yuko tugomba kubimenya. Aba baperezida bari bafite ikindi kintu bagendereye, ariko reka twihutire kugera ku musozo. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 131. Ngaya amagambo ngiye gusorezaho. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere page 131 baranditse ngo mu bihe by'intumwa ubuyobe bw'ubupfapfa bukabije bwigishwaga nk'ukuri. Mu bihe by'intumwa ubuyobe bw'ubupfapfa bukabije bwigishwaga nk'ukuri. Amateka yabayeho kandi azasubirwamo. Igihe cyose hazabaho abantu bagaragara nk'abakorana umurava, bazafata umwijima bawusimbuze ibifatika, ukuri bagusimbuza ubuyobe, kuko bwambaye umwambaro mushya, uwo batekereza ko utwikiriye ikintu cyiza, ariko iyo igitwikirizo kivanyweho nta kintu kigaragara. Mu magambo make ibyabaye mu gihe cy'intumwa bigiye kongera bibi, amateka agiye kwisubiramo, hagiye kuboneka abantu bafite umurava, bafite kuraje mu bintu by'Imana. Aba bantu bagiye gufata umwijima bawusimbuze umucyo, ariko abantu ntibazamenya ibyo ari byo. Hagiye kuboneka abantu bafata ukuri bagusimbuza ubuyobe, ariko abantu barashyushye. Reka mbaho urugero, uwababwira ubuyobe burimo gutambuka ku magroupe ya WhatsApp, ubuyobe burimo gutambuka kuri site za internet, ubuyobe burimo gutambuka mu bibwirizwa by'amaudio, aho umuntu arimo gutega amatwi ibintu atazi ngo ninde wabizanye, atazi ngo uwo muntu agendereye iki. Kubera iki uyu munsi wa none ubuyobe bwambaye umwambaro mushya, mu gihe abantu batekereza yuko abantu binjiji barimo barareba ubuyobe mu mwambaro mushya bakagira ngo utwikiriye ikintu cyiza. Benshi barimo baravuga ko batazagaruka gusenga, benshi barimo baravuga ko batazagaruka mu rusengero, abandi barimo baravuga ko itorero ry'Imana ryayobye, abandi baravuga ko ryabaye Babuloni, abandi barimo baravuga bati hari ukuri twari twarahishwe turimo kubona. Ariko nshuti zanjye, iki ni igihe cyo kwitonda cyane. Ndabinginze nimwitoze gutega amatwi. Reka nshimira abavuga butumwa bagenzi banjye barimo kwamamaza ubutumwa bw'amareka batatu, bakerura icyaha mu izina, bakagaragaza ibintu ko birimo kuzamba, bakerekana ubuhanuzi burimo gusohorera muri Amerika, bakerekana ubuhanuzi burimo gusohorera i Roma, bakerekana ubuhanuzi burimo gusohorera muri ibi bihe turimo. Imana ibaha umugisha, kandi nagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe gikomeye. Ndabinginze ngo mucukumbure cyane murebe, kubera yuko ubuyobe bwamaze kwambara umwambaro mushya, kandi abantu barimo baragira ngo hari ikintu kiza butwikiriye. Imana iduhe kurokoka, iturinde inyigisho z'ibinyoma, kandi mu gihe nk'iki ngiki Satani yahinduye tagitike yo kurwana n'abakozi be, bakahindura tagitike, musabe Imana itwigisha ubwenge mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'ibihe byiza dukomora kuri wowe. Ngaho rero ubwo tweretse yuko Satani yahinduye amayeri, hakaba hariho kwiyoberanya ndetse no kwambara umwambaro w'idini, hakaba hariho uburyo Satani arimo gukorera mu binyamakuru, agakorera mu itumanaho, akaba arimo gukorera mu madini, akaba arimo gukorera mu bintu byinshi, ndetse Satani agasa naho arimo gutiza umurindi ububyutse no kubwambika imbaraga kandi agendereye kugusha abantu. Tumanitse amaboko kugira ngo duhumure amaso turebe neza, udufungura amatwi kugira ngo tumenye gutandukanya ijwi ryawe n'amajwi y'abantu, kandi uduhe kugira ngo Bibiliya ishyirwe hejuru kandi yererezwe. Ikintu icyo ari cyo cyose kitari mu Bibiliya nubwo cyaba kiryoshye, nubwo cyakangura amarangamutima yacu, kigizweyo. Uhitorero ryawe gukomezereza ibirenge byaryo mu byanditswe byera, nicyo cyazadufasha gucika ubuyobe burimo kwaduka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.